cy'Imana tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya w'amasaha make tuba dufite. Ndabihamya kandi ntashidikanya ko Imana ibuvugane natwe nk'uko yabisezeranye. Uyu munsi ndagira ngo turebere ikintu hamwe gikomeye cyitwa ngo dukizwa kandi dukirizwa icyubahiro cy'Imana. Dukizwa kandi dukirizwa icyubahiro cy'Imana. Bishatse kuvuga ko dukizwa, impamvu yo gukizwa kwacu ni ukubera icyubahiro cy'Imana gusa, ariko nanone impamvu ituma dukizwa, impamvu Imana idukiza ni ukugira ngo tubereho icyubahiro cy'Imana gusa. Ibyo bintu ngira ngo turebe muri aya masaha. Ariko mbere yuko tugera aho ngaho ndagira ngo tubanze twibukiranye ibintu bigera nko muri bine bisa nk'utubendera, bisa nk'udutara dutukura mu rugendo rw'agakiza. Ahari umuntu yibaze ngo ese ko tugiye kuvuga ibintu by'agakiza, gukizwa kwanjye kwavuye he? Gukizwa kwanjye kwavuye he? Ari ibintu ijambo ry'Imana ritwereka ko agakiza kagomba kuba gafite ahantu kagomba kuba gaturuka. Icya mbere tubona ni uko agakiza tugaheshwa n'ijambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi abantu bashingiraho bavuga ko bakijijwe, ariko agakiza k'umuntu iyo gataturutse atagahawe n'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo gukizwa kwanjye ngo bihawe n'ijambo ry'Imana, ako gakiza rwose ntabwo kaba ari ukuri. Muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 23 haravuga ngo ntago twabyawe n'imbuto ibora, ahubwo twabyawe n'imbuto itabora, tubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Mu yandi magambo, kugira ngo umuntu avuke ubwa kabiri ni uko agomba kuba biheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ibyanditswe byera, iyo tusomye muri Timoteyo wa kabiri ibice 3 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse abone gukora imirimo myiza. Bishatse kuvuga ko gukizwa k'umuntu abihabwa n'ibyanditswe byera. Inkuru yose yaba yaratumye umuntu akizwa, impamvu yose yaba yaratumye umuntu akizwa, igomba kuba iyo mpamvu ari umuntu wamubwiye ariko akoresheje ibyanditswe byera. Yesaya 53 umurongo wa 11 aho aravuga ngo gukiranuka tuzagweshwa no kumenya umurimo Kristo yakoze. Gukiranuka tugomba kugweshwa no kumenya umurimo Kristo yakoze. Iyo umuntu avuze gukiranuka guheshwa no kumenya, umuntu ahita yumva ngo okay, ubwo uvuze gukiranuka guheshwa no kumenya ni kwa gukiranuka abantu bumva nyine just bakakomeza akaba ubuzima bw'ibyo. Oya, ubuzima bwo gukiranuka, ubuzima bwo kwezwa imirimo ipfuye ya kamere, ijambo ry'Imana ritweka ko kuzaba guturuka mu tugweshwa no kumenya icyo Kristo yakoze. Mu yandi magambo, ko umuntu yicarana n'ibyanditswe byera akarushaho kubyumva, akarushaho kubisobanukirwa, ibyo nibyo bimuhesha kubaho ubuzima bwo gukiranuka. Bitandukanye nuko mu isezerano rya kera ngo twakomeje kujya tubibona, twakomeje kubibona aho abantu bicaraga bagashakashaka mu byanditswe, barangiza bagakora imirimo bibwira ko igiye kubahesha gukiranuka, ariko idashobora gukiza umutima wabo. Ariko bitandukanye nanga ko tubona ko ijambo ry'Imana ritweka ko ubuzima bwo gukiranuka, amaraso ya Kristo namara kutuminjagirwaho nibwo tuzakira imirimo ipfuye ya kamere. Umuntu rero impamvu yo gukizwa kwe, gukiranuka kwe, kubaho ubuzima butunganye, bigomba kuba ari ikintu gifosingwa n'ibyanditswe byera. Iyo bitandukanye n'ibyo ngibyo, hari impamvu nyinshi ngira ngo ntago nakirwa nzironda ko murazizi zatuma umuntu abaho ubuzima butari imirimo ipfuye muri ako kanya, kabone nubwo mu mutima yabirimo, ariko zirahari nyinshi. Yiza gushaka ubutunzi ku Mana, gushaka icyubahiro cya sosiyete, kwitirirwa ikintu runaka muri sosiyete, bakwise pasiteri, ibyo ari byo byose wajya hano ku rusengero buri munsi. Ariko imirimo yacu, imibereho yacu yo gukiranuka, niba atari imbuto ituruka mu ijambo ry'Imana, ngo mvuge ngo ndimo ndakora iki kintu ngeshejwe n'ijambo ry'Imana, icyo gihe nawe ndi inyuma y'umurongo. Ikindi cya kabiri ngira ngo mbibutse ni umugani Yesu yaciye umugani muri Luka igice cya 18 w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro ngo bagiye gusenga. Ngo uwo mugani yawuciriye bande? Ngo yawuciriye ngo abantu biringira ko ari abakiranutsi mu mibereho yabo. Aca umugani aravuga ngo umufarisayo yajyanye n'umukoresha w'ikoro gusenga ku musozi. Ngo bagezeyo ngo umufarisayo ngo ashimira Imana,
ngo aravuga ngo ndagushimira Mana ko ntameze nk'abari abafarisayo, nk'abari abakoresha b'ikoro n'abandi banyabyaha b'abatindi. Ngo ariko ngo umukoresha w'ikoro we ngo aragenda ngo ararira ngo ajya imbere y'Imana aravuga ngo Mana umbabarire kubera ko ndi umunyabyaha. Yesu ahita abaza ikibazo avuga ngo ese muri abo ngabo ninde watashye tsindishije? Mu yandi magambo birashoboka rwose, birashoboka ko agakiza umuntu yaba agafite ariko atiringiye ko agakiza ari imbabazi z'Imana gusa, akaba yiringiye ko hari contribution afite kuri ako gakiza. Ntabwo agakiza dufite ni imbabazi tugirirwa n'Imana. Turi abanyabyaha ku bwa kavukire, twagombye kuba turimo kurira Imana tubwira ngo Mana ubuzima ushaka ntabwo ari bwo tubaho, dukeneye gutsindishirizwa nawe. Ari byo arimo kuvuga hano. Icya gatatu, twagombye kuba agakiza dufite gaheshwa no kwizera. Ejo twari turi ahantu muri Bible study turimo kuganira, turangije twibaza twari turi ku gaserikire turavuga tuti tubwire ni gute wowe ubitekereza koko ko ibintu byizeye ko byagukiza? Ni gute uvuga ngo nizeye ko Yesu ankiza? Hari umuntu umwe wigeze kuvuga ngo ariko si ubundi ngo amaraso ya Yesu ngo ni gute ngo yavuye ngo abantu bose ngo bakogamo ibyaha byabo ari amaraso y'umuntu umwe. Mu yandi magambo icyo hano tuvuga ni iki? Nuko ubu buzima bwo gukiranuka umuntu yagombye kuba abwize, avuga ati ibi bintu ndabyizeye, mfite facts zivuga ngo nizeye ko ndi umukiranutsi ABCD, nizeye ko ntari umunyabyaha kubera iyi mpamvu, mfite impamvu zifatika zituruka mu ijambo ry'Imana. Umuntu rero akagombye kuba abyize yabihagazeho. Nibyo Petero cyangwa na ba Paulo bavuga bati ujye wihora witeguye gusubiza umuntu wese ukubaza impamvu y'ibyo wizera, kamubwira uti njyewe ndi umukristo kubera ko. Ariyo mpamvu ubona abantu benshi bababaza ese uri umukristo, agahita akubwira njye ndi umukristo kubera ko nabatijwe, ndi umukristo kubera ko njya gusenga ku cyumweru, ndi umukristo kubera ko ndirimba muri korali. Oya, umuntu akagombye kuba abyizeye afite ibihamya bituruka mu ijambo ry'Imana avuga ngo ndi umukristo, ndi umukiranutsi kubera ko ABCD. Uzabwirwa neza nuko abantu batizeye koko agakiza kabo bitewe n'amahitamo bahitamo. Hari umuntu twari kumwe arangije yitaba telefone aravuga ngo twari twagiye ahantu mu kizamini cy'akazi, arangije yitaba telefone abwira boss we yari yasivuye mu kazi adasabye uruhushya, abwira boss we ngo yaratunguye ngo nijoro ngo arangije ngo yarwaye ngo yagiye kwa muganga. Ndamubwira nti se ibi bintu kurimo kubeshya ubibona ni ukubera iki? Ariko mu by'ukuri ntubyumve gutyo ngo yapfuye kubeshya anyhow. Uko kubeshya nako guturuka mu kutizera Imana. Ntago yizeye uwo ari we, ntago yizeye Imana, ntago yizeye Kristo ubushobozi afite. Niyo mpamvu arimo kubeshya ngo abone ko yakirwanirira. Niyo mpamvu amahitamo ya buri munsi dukora aguhishurira koko ko umuntu ubuzima bayeho atari ubuzima bwizera Kristo koko. Kuko kwizera kwacu kuzana kumvira Imana by'ukuri. Niyo mpamvu ba Daniel bashyira mu itanura bakavuga bati turabizi neza naho Imana itadukiza cyangwa se ikadukiza, dushobora kuba hano mu isi cyangwa tukaba mu ijuru, ariko twizeye Kristo. Agakiza rero uko kwizera tuvuga, ubu buzima tuvuga ntabwo ari ubuzima buzana gukiranuka gusa. Ikigaragaza ko nizeye Kristo ni uko imibereho yanjye igaragaza ko nizeye Kristo by'ukuri. Niba ubuzima umuntu abaho butagaragaza ko azabana n'Imana iteka ryose, ntabwo yizeye Yesu. Ntabwo yizeye Yesu. Ikindi agakiza kagomba kuba gashingiyeho, tugombye kuba twizeye ko Yesu ari we muhuza wacu n'Imana gusa. Niyo mpamvu Yesu amaze kujya ku musaraba niwe wenyine washoboye kuduhuza n'Imana. Imana yabikoreye iki? Yabikoreye kugira ngo imutsindishirize umwizera, kugira ngo uwo muntu abone uko Imana imugira umukiranutsi, ariko Imana ikomeze no kuba inyangamugayo, igahagarara ku ijambo ryayo yavuze. Umuntu rero niba atize, ari umuntu umuvugabutumwa umwe ukomeye yaravuze ngo umunsi nzajya mu ijuru ngo ntabwo nzagenda mvuga nti nabwirije Afurika yose, cyangwa se ngo ngende mvuga ngo dore nafashije abantu, dore nagize gutya imirimo yanjye murayizi. Ngo nzajya mu ijuru mvuga ngo shize amanga n'umumarayika tuzahora ku muryango mubwire nti nje hano kubera ko hari uwapfuye mu mwanya wanjye.
kwizera kwacu rero kugomba kuba twizeye ko Imana yatwunze nayo ubwayo biciye muri Kristo Yesu gusa. Nizeye Kristo Yesu. Imirimo nkora ituruka mu rukundo namaze gusobanukirwa rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe ko umwe yapfuye, ariko yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Nakagombye kuba rero icyo nkoze cyose ndimo kugikora mpatwa n'urukundo Kristo yankunze, atari ukugira ngo njyewe nze kwemerwa n'Imana, kuko ntago byashoboka ko imirimo yawe yatuma wemerwa n'Imana. Ariko byashoboka ko umaze gusobanukirwa urukundo rwa Kristo arirwo rwaguhata gukora imirimo myiza. N'ibyo bintu bine, ariko katujye uyu munsi rero icyo ngira ngo turebe, gukizwa kwacu bituruka ku mpamvu y'icyubahiro cy'Imana. Imana yaravuze ngo reka nkize aba bantu ku bw'icyubahiro cyane, ariko nanone impamvu yatumye idukiza ni ukugira ngo tubereho icyubahiro cyayo gusa. Mu yandi magambo, ninza kuba ndimo kurya bize guhishura icyubahiro cy'Imana, ninza kuba ndimo kugenda, ninza kuba ndimo kwiga, ninza kuba mwumvise iyo umuntu avuze ati niba ari ukunguku bakizwa ntago nzakizwa. Niba nza kuba ngenda mu muhanda, ninza kuba ndimo gufunga rase, ninza kuba ndimo koza amasahani, umuntu aza kubyitegereza avuge ngo iyi Mana koko ikwiriye icyubahiro. Ngiyi impamvu yatumye dukizwa. Nibyo ngira ngo turebe mu byanditswe byera. Abefesi ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 3. Abefesi ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 3, ndagira ngo turebe ese umuntu iyo atarakizwa abameze ati. Biradufasha kumva impamvu Imana yadukije n'uburyo Imana yadukijije. Iyo umuntu atarakizwa, ijambo ry'Imana rimwerekana gute? Haravuga ngo Abefesi ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 3, haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Hano niwitegereza uyu muntu, ukitegereza uyu muntu uburyo abayeho, ushobora kumva umuntu, kubera ko ikintu hano tubona gikomeye. Barimo batangira batubwira ngo umuntu ngo hano ngo abapfuye, kugira ngo aze gukira abapfuye. Gupfa bishatse kuvuga iki? Neza urupfu rwo mu mubiri rushushanya urupfu rwo mu mwuka umuntu aba abayeho. Kubera ko iyo umuntu apfuye ntabwo ushobora kumuvugisha ngo akuvugishe, ntabwo ushobora kumunyeganyeza, keretse umunyeganyeje ntabwo ashobora kwinyeganyeza, nta nubwo ashobora kugira ikintu akora, nta kintu respondinga na gitoya. No mu mwuka rero nuko nguko biba bimeze, umuntu n'Imana nuko nguko baba bameze. Mbere yuko umuntu akizwa ngo abapfuye ku Mana, yani magambo nta kintu na kimwe ashobora kwibwira ku Mana. Ikintu cyose yakwibwira ni ikintu cyose wabona akora. Reka nkwereke, niyo umuntu yaba ari karidinari, yaba ari bishop, yaba ahagarariye amatorero angahe, atarakizwa ibintu byose yibwira biba bipfuye ku Mana, biba bitandukanye n'Imana, ni icyubahiro cye, ni ibintu bimugarukaho gusa. Rero umuntu iyo atarakizwa ngo abatandukanye n'Imana apfuye, ariko ngo uwo muntu abazize ibicumuro n'ibyaha bye. Tekereza ko abantu tutarumva iki kintu. Niyo mpamvu abantu bamwe bavuga ngo ni gute Imana izarimbura abantu. Ntago barumva ko umuntu avuka ari umunyabyaha, ariko akaba apfuye azize ibicumuro bye. Yacumuye ryari? Yacumuye umunsi Adamu yacumuraga, nanjye nari mpari ducumurana. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugingo bw'ikintu buba mu maraso. Ubugingo bw'ikintu, niyo mpamvu Imana yabuzaga Abisirayeli ikababwira ngo ntimukarye inyama n'amaraso yayo ngo mubiryane, kubera ko ubugingo bw'ikintu buba mu maraso yacyo. Ariyo mpamvu umwana avukana kamere ya Adamu, kubera ko avuka afite amaraso yaturutse kuri Adamu. Ubugingo bwari muri Adamu rero, Imana yaremye umuntu umwe uhagarariye abantu bose. Abantu bose bari bafite ubugingo bw'abantu bari mu isi n'abazaza, na Adamu rero yacumuraga, umunsi yacumuraga nanjye nari mpari. Ariyo mpamvu hano ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu abapfuye azize ibicumuro n'ibyaha ariko bye, ntabwo ari ibya Adamu, kubera ko nta tandukaniro ry'uwavutse na Adamu.
ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Ikindi ngo umuntu aba akurikiza imigenzo y'isi. Uburyo isi igenzamo ibintu niko nawe aba akora ibyo bintu. Niba isi ivuga ngo nta muntu ukundana utaryamana na fiancé we, nawe nuko nguko biba bimeze. Nawe aba akurikiza uburyo isi systeme y'isi yubatse. Umuntu atarakizwa nawe ngo aba akurikiza imigenzo y'isi. Uko isi igenza ibintu nawe niko ababayeho, nuko ababigenza. Ariko ngo ikindi ngo mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Hano ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo hari umwuka ukorera mu batumvira. Uwo mwuka rero ngo niwe uyoboye abantu. Meyani magambo urabafite, ubafashe gutya, urimo urabatwara aho ushaka. Niba atari umwuka ukorera mu batumvira, ndagira ngo nkubaze, ni gute umuntu ashobora kubona akazi? N'urugero, ushobora kubona akazi gahemba neza, ku buryo hari abantu bavuga bati Imana ingejeje hariya naba mbaye umukire. Ariko ukumva ngo yariye ruswa ya miliyari ngo imwe kandi ahembwa miliyoni, azi neza ingaruka ziri buvemo. Niba atari umwuka ukorera mu batumvira, ni gute wavuga ko ibyo bintu byaba? Ni gute wavuga ko abantu bashobora gushakana bakundanye neza, umwe abona undi ari ishusho undi ari she, nta kibavuga bati nta kintu kizadutandukanya, batelefonana bakavuga bati ntago nshobora kurara ntakumvise cyangwa ntakubonye, ariko bagera mu rugo bakarwana immediate? Nibyo bavuga rero ngo hari umwuka ukorera mu batumvira. Uwo mwuka ngo niwe ubafashe ukabatwaza mpiri, ukabatwaza igitugu. Uwo mwuka rero iyo wageze ku muntu, keretse Imana yagukiza uyu mwuka, nta kindi kintu cyawugukiza. Ni gute Dawidi wakundaga Imana bihebuje n'urukundo rwe rwose, aryamana n'umuntu akicisha ingabo akagambanira abantu? Ibyo bintu wabisobanura gute? Ni gute Aburahamu wahagurutse avuga ati ngiye kugendana n'Imana, umvira Imana, aryamana n'umukozi wo mu rugo? Ibyo bintu wabisobanura gute? Ese muzi ko ari ibya kera? N'uyu munsi abantu baryamana n'abakozi bo mu rugo barahari biyubashye. Ari byo bavuga ngo hari umwuka rero ukorera mu batumvira, ngo uwo mwuka aba ayoboye umunyabyaha iyo atarizera. Ikindi baravuga ngo ari we mwuka ukorera mu batumvira, kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu. Arongera akabisobanura ngo ku bwa kavukire yacu. Mu yandi magambo, uko twavutse ngo ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Umuntu ni uwo kugirirwa umujinya ku bwa kavukire. Mu yandi magambo, ariyo twabonye umuntu avuka yaracumuranye na Adamu, rero ari uwo kugirirwa umujinya ku bwa kavukire. Reka twongereho Abagalatiya ibice 5. Abagalatiya ibice 5 barabisobanura. Hari ahantu henshi bagenda bisobanura, ariko reka tuye mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 17. Nabo baratubwira uyu muntu uburyo Imana imubona, uburyo ahagaze. Haravuga ngo Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 17, haravuga ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kubera ko ibyo bihabanye, ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka yifuza ibintu kamere yanga, na kamere ikifuza ibintu umwuka yanga. Kubera ko ibyo bintu byose uko ari bibiri bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Mani magambo, wa muntu uyobowe n'umutima wa kamere akora ibintu ariko ntago abishaka, ariko arabikora. Mani magambo ishatse kuvuga ngo hari igitugu rero kimuriho gituma akora ibintu adashaka gukora, ariko akanga akabikora, akaririra Imana. Ntago tuvuga ko uwo muntu abaririra Imana, oya, we ababibona just ko ari bibi, ko atazi Imana, ababibona ko ari bibi ariko akarenga akabikora kandi abibona ko ari bibi. Hari igitugu rero kimuriho. Nguwo umuntu utarakizwa ukuntu aba ameze. N'ahantu henshi agenda habisobanura, ariko ndagira ngo nkubase uyu muntu ko tujya tuhemukira abantu. Uzigenda duhemukira abantu, turamubwira ngo nyamuneka waretse itabi ugakorera Imana, nyamuneka waretse inzoga ugakorera Imana. Mu yandi magambo akubwiye ati wakubwira ibintu bindiho,
wakubwira umwuka unyobora, wakubwira uburyo ibintu mbikora ntabikunda, wakubwira ahari wangirira imbabazi. Ariyo mpamvu Yesu yaciye umugani w'umusamariyakazi ngo yabonye ngo bamukubitiye ku muhanda, ngo amuciyeho ngo umusamariyakazi amugirira imbabazi. Yamugiriye imbabazi kubera iki? Kubera ko uyu muntu dore nuko nguko ameze. Uyu muntu ari mu buzima bubi, ari mu buzima butwazwe igitugu na Satani, ari mu buzima bukora ibintu adashaka gukora, ari mu buzima akora ibintu abizi ko bifite ingaruka mbi, ari muri ubwo buzima akenera imbabazi z'Imana. Kubera iki navuze nti dukizwa kubera icyubahiro cy'Imana? Reka turebe Ezekiyeli 36 murongo wa 21 haratubwira impamvu ari icyubahiro cy'Imana cyonyine gusa gituma Imana itugirira imbabazi ikadukiza. Ezekiyeli 36 haratubwira inkuru y'Abisiraheli, nabo bari bameze gutya. Ndagira ngo mbibutse Abisiraheli nabo Imana yarabahamagaye, imaze kubahamagara babwira ngo dore rwose niba mwibuka no kwinjira mu gihugu cya Isiraheli byasabye ko Imana ikiganiro na Mose, mu kiganiro Imana yagiranye na Mose ubwo yari igiye kurimbura abantu, bitwereka ko Imana yabajyanye rwose batabikwiriye, kubera ko Imana yaravuze ngo reka abantu barimbure Mose nzakugira ubwoko bukomeye. Mose aravuga ati bazabyumva bazagira ngo iki? Nibabyumva ko wadukuye mu gihugu cya Egiputa ukatugeza hano tugapfira hano bazagira ngo iki? Imana iravuga ngo reka mbikore, ngo ariko ntago aribo mbikoreye, reka njyane aba batoya bavuze ngo ntibazagira, mbereke ko abagezeyo nabo ntago bari bakwiriye kuba bagera hano hantu. Rero abantu bageze mu gihugu cya Isirayeli, Imana irababwira ngo iki gihugu rero mugiye kubamo muzakibeshwamo no gukiranuka kwanyu. Mu yandi magambo, nimukiranuka muzaba muri iki gihugu rwose mutekanye, ariko nimudakiranuka ndi Imana ikiranuka, ngewe nzabakura muri iki gihugu. Baragerageje umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, wa gatatu baraba bagiye hanze, barongera baragera barataha, barongera baragerageza bagahora mu ntambara bafite ikibazo, kubera ko barimo barakora ibintu ariko byasi nabo babizi ko bari mu mugozi w'uburetwa bwa Satani, bafite undi mutima udatuma bakora ibintu Imana ishaka gukora. Reka wumve rero Imana ikintu yavuze igiye kubakiza. Ezekiyeli 36 murongo wa 21 haravuga ngo ariko nagiriye izina ryanjye ryera, ari ry'ab'inzu ya Isiraheli baziruye mu mahanga ayo bagiyemo. Ni ukuvuga ngo kubatahura kwabo Imana yagiriye izina ryayo ryera, ari ryo ngo baziruye ubwo bajyaga mu mahanga bagiyemo, ubwo bahungaga bakajya muri ayo mahanga. Ngo nuko rero ubwira inzu ya Isiraheli uti nimwumve uko umwami w'Iteka avuga ngo si ku bwanyu nzabikora, mwaba inzu ya Isiraheli mwe, ahubwo ni kubw'izina ryanjye ryera iryo mwaziruye mu mahanga mwagiyemo. Impamvu Imana igiye kubatahura, impamvu Imana igiye kubatunganya ntago ari biturutse ku mpamvu z'imibereho ya Isiraheli, ahubwo Imana igiye kubikora kubera icyubahiro cyayo ikeneye mu bantu. Ngo nuko rero ngo murongo wa 23 kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye iryaziruwe mu mahanga ari mwe mwaziruye, maze amahanga azamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera, niko umwami w'Iteka avuga. Nuko nzabavana mu mahanga mbakwanirize hamwe mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite, nzabanyanyagizamo amazi meza, maze muzatungana mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabanyanyagizamo amazi yera, nzabanyanyagizamo ijambo ryanjye, nimara kubabwira ijambo ryanjye mbeze mbakureho imyanda yanyu mbatungane. Ariko Imana ibikoreye icyubahiro cyayo, irashaka icyubahiro mu bantu. Umurongo wa 26 avuga ngo nzabaha umwuka mushya, nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo 26 nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye. Ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Ndagira ngo urebe ibintu bitangiye impamvu Imana ifite ari imwe. Impamvu Imana ifite ni imwe, icyubahiro cyayo cyarabuze mu bantu.
icyubahiro cyayo kibuze mu bantu, igiye gukiza aba bantu kugira ngo amahanga yose amenye ko iyi Mana yera, itume bayubaha. Ariko ikindi, kubera ko aba bantu bisanzwe byarabananiye, igiye kubaha undi mutima mushya, ibashyiremo undi mwuka mushya, itume bagendera mu nzira n'amateka yayo. Ijambo ry'Imana ritubwira iki ubwo Yesu yasezeranyaga umwuka wera? Yesu ubwo yasezeranyaga umwuka wera yaravuze ngo ubwo uwo mwuka azaza, umwuka w'ukuri, ngo azabemeza iby'ibyaha byanyu. Mu yandi magambo, ntabwo umuntu yakwemera ibyaha bye. Ushobora gufunga umuntu akamara imyaka 40 muri gereza, yagera hanze akavuga ati barambeshyeye. Cyangwa se iyo atavuze ngo barambeshyuze ikintu avuga, aravuga ngo bamfunze ndengana, ni we watumye nkora iki cyaha, nk'ibyabaye kuri Adamu na Eva. Eva niwe watumye nkora iki cyaha, inzoka niwe yatumye nkora iki cyaha. Nta muntu rero wemera ko ari umunyabyaha ngo yemere ko ari umunyabyaha atabyemejwe n'umwuka wera. Ariko undi mumaro umwuka wera ngo ari kutugirira ngo ni ukutwemeza ko gukiranuka, kutwemeza kubaho ubuzima bwo gukiranuka. Ngiki cy'umwuka ari kwemeza abantu. Ariko rero ngo tukemera amateka y'Imana, tukemera ko iyi Mana ari ica amateka, ariyo igena byose, tukamenya ibyayo by'ukuri uko bimeze. Ndagira ngo rero dusoze tugana kuri ibi bintu bibiri. Dukizwa kubera icyubahiro cy'Imana. Ndagira ngo uze kureba ubuzima bwawe, uburebe uvugishije ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe. Ese urebe koko ubuzima bwawe burazirikana ko wakijijwe ari impamvu y'icyubahiro cy'Imana? Kubera ko ndabizi abantu benshi babayeho ubuzima budaturuka hano. Ubuzima bubwira Imana ngo twebwe turimo turagerageza kwemeza Imana, none n'Imana imara kutwemera iduha ibyo dukeneye. Oya, impamvu Imana yatumye iza kunkiza ni ukubera icyubahiro cyayo, ni ukubera ko ikeneye ubuzima buyubaha. Ubuzima rero buyubaha, ubuzima buyumvira, ntabwo ari ubuzima bw'amafaranga gusa nk'uko tujya tubitekereza. Oya, birashoboka ko najya no mu rupfu ndureba, ariko kubera impamvu zo kumvira Imana. Yesaya arimo guhanura ibya Yesu uzaza yaravuze ngo yakuriye imbere nk'ikijegijegi. Mu yandi magambo ngo Yesu yakuze mu isi ngo abantu bamureba nk'uko ubona niba abantu bazi ikibonobono, nk'uko wabona ikibonobono mu bindi biti. Ngo ariko nanone ngo abantu bamwitegerezaga nk'uko wabona ngo igiti kizamutse mu butaka bwumye, mu butayu hamezeyo igiti, ikintu kidafite agaciro. Ariyo mpamvu ubuzima bukwereka ko Yesu adafite agaciro. Ni ubuzima butitaye kuri Kristo rwose habe na gatoya. Ubuzima bubwira Kristo ngo ndakora ibyaha ariko Imana irambabarira. Ubuzima bubwira Kristo ngo ndahitamo nabi kutumvira Imana ariko Imana irabizi. Ubuzima buri kure ya Bible, kubera ko niba uvuga ngo ukunda Kristo, hano iki gitabo cya Bibiliya cyatubwiraga Yesu yere mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Niba ushishikajwe na Kristo rero wakagombye ko buri munsi ushishikajwe no kumenya Kristo binyuze mu byanditswe byera. Ese ubuzima bwawe ntabwo bwabubona Kristo nk'ikibonobono kimeze mu bindi biti, igiti kidafite akamaro, kidafite umumaro, cyangwa se ngo we bubona Kristo nk'igiti kimereye mu butaka bwumye, igiti kidafite akamaro, mu yandi magambo nta hazaza hacyo? Imana turimo kuvuga ni Imana ikiranuka, ni Imana yera, ni Imana ica amateka. Kuba Imana ibona ibyo bintu uzabibwirwa nuko ubuzima buri kure y'icyubahiro cy'Imana. Niba ari umwana w'Imana urimo kubaho ubwo buzima, Imana izamuha disipurine kugeza ubwo azagira ubuzima buhura n'ubumana, izamukosora rwose. Abaheburayo baravuga ngo niba tudahanwa tuba turi ibibyariranwa, tutari abana nyakuri. Ariko niba dukoze ibyaha tugahanwa, bigaragaza ko turi abana nyakuri, kuko uwo Uwiteka akunze ari ubahana. Imana iduhanira gukiranuka, idutoza ubuzima bwo gukiranuka iyo twizeye. Ariko iyo turi inyuma y'icyubahiro cy'Imana, iyo turi inyuma yo kwizera Yesu, turi mu mujinya w'Imana. Rero turabo kugirirwa umujinya niba turi inyuma yo kwizera Kristo Yesu. Turimo turegereza umunsi w'umuriro. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko uze kubwiza Imana ukuri. Urebe ubuzima bwawe buraha Imana icyubahiro koko nk'uko bwumvira Imana, ubereye icyubahiro cy'Imana gusa. Imibereho yawe ibereyeho icyubahiro cy'Imana cyonyine. Mu yandi magambo, iyo urimo guhitamo ibintu,
ntureba niyo umuntu arimo gushaka ruswa no gushaka akazi bamwaka ruswa, uko urimo kubihakana ukazabona akazi nta ruswa utatse, bizagaragaza ko Imana ariyo kubahwa rwose. Njye mfite mukuru wanjye yageragejwe imyaka irenga 5 ashaka akazi arwana na ruswa. Bamubwira bati wagerageje ukavugisha runaka, rimwe na rimwe hari igihe wajyaga gusura abantu ukajyana n'isoni bakakwitegera bakavuga ati wowe ubwenge bwavuye ku murongo. Ariko ndakubwiza ukuri, hari ijambo abantu batahagarara, abantu bose bari bamuzi ngo bavuge, ntago bahagarara ngo bavuge ko Imana atari Imana ishoboye gutanga akazi. Mu yandi magambo, imibereho yacu ihishura icyubahiro cy'Imana. Amahitamo yawe ese arahishura icyubahiro cy'Imana cyangwa arimo arasuzuguza, arimo aratukisha izina ry'Imana? Impamvu Imana yadukijije ni impamvu yaturutse ku cyubahiro cy'Imana gusa, nicyo cyatumye Imana itugirira imbabazi. Ariko impamvu yo gukizwa no kuba ubuzima bukiranuka ni impamvu yo kuberaho icyubahiro cy'Imana gusa. Ubereye icyubahiro cy'Imana niba wiga uri mu ishuri, ese iyo bitegereje imibereho yawe bakitegereza uko perase, bakitegereza urimo kudodesha ibitabo, bakitegereza urimo kubona ibintu byo kwiga nta gaciro bifite, bakwitegereza iyo mibereho yawe babona koko ubuzima bwawe buhishura icyubahiro cy'Imana. Iyo uri mu kazi wakira abakiriya, wakira abakugana, ese koko bataha bavuga bati uyu muntu abereyeho icyubahiro cy'Imana? Hari nigeze kurwaza umuntu muri Faisal, nagiye rwose icyo gihe hari ibintu bimwe ntari nzi gukora, hari ibintu bimwe byo gutunganya ntari nzi gukora, ariko ngezeyo nsanga hari umuntu urwaje umuntu twegeranye mu cyumba. Uwo muntu ndakubwiza ukuri yatwitayeho, yanyitaye akanyereka ibintu ntazi gukora, anyereka umutima mwiza, arangije n'abantu n'uwo murwayi nari ndwaje amera nk'umuntu umurwaje mu cyimbo cyanjye, kugeza ubwo nge yaza kumbwira ngo ibi bintu ni Yesu urimo gutuma mbikora. Uwo munsi ndakubwiza ukuri ko nari kwizera Yesu, ko naho natashye nibaza nti uyu muntu ni muntu ki, ni impamvu iki arimo gukora ibi bintu. Abantu nari ndwaje bafashe nomero ze bajya kumusura, baribwiriza, wumva urwego byari bigezeho, bafashe nomero ze bajya kumusura bavuye mu bitaro. Just gutura n'umuntu bimeze gutyo, ugafata nomero ze ukavuga ngo uyu muntu nzajya kumusura nimva muri ibi bitaro. Kuberaho icyubahiro cy'Imana gusa, ubuzima buhishura icyubahiro cy'Imana. Ntabwo ariko tugenda tuvuga amagambo menshi, imibereho yacu isakuza kuruta ibyo tuvuga, ubuzima tubayeho busakuza kuruta ibyo tuvuga. Ariko birashoboka nanone ko waba ubayeho ubuzima uhora urwara n'iyi mibereho itari icyubahiro cy'Imana. Nkuko twabibonye, ukaba hari undi mwami ugutwaza igitugu, ukora ibyo utagomba gukora. Ukeneye kuririra Imana ukayibwira ngo Mana, ndakwinginze, ni imbabazi zawe zonyine zishobora kunkura muri uru rupfu